ukuntu uba wazamuye umunwa. Nazamuye umunwa. Byanyabyo mba nazamuye umunwa. Ako uretse gato. Byanyabyo mba nazamuye. Kire telefone hasi. Byanyabyo mba nazamuye umunwa. Nazamuye umunwa. Wanje jinga wamenyera. Yereka mwereke. Urareka Deni nagumureka. Uratinyutse kunsubiza urushyi mu rugo rwanjye. Hahozwa mushirisoni. Ese uribuka icyo kinyendara cyawe n'ikinarimo urumva uzi ko cyanavamo? Suko umuntu mu byago bimenyenda. Karani ihangano utanyicira umwana nyaboneka. Ihangano utanyicira umwana none se kuri kurwana. Ko mba nabigize intambara. Kwanza genda wicare na hari. Icara hari vuba vuba. Icara hari yegerera umugore wanjye. Bantebe. Ubwo urakuze rero. Uramutse umukubise inda y'umwana wanjye ikaramuka ivu. Urugo rwakirwa mu rwanjye. Nurese niba nicyo kinyendaro cyanyu musohokane mujye mwagiteraniye. Mujye kukerera rayo. Birakureba se. Hasoni. Ihangane nawe. Hasoni. Aza kunshingaraza hejuru mu rugo rwanjye. Ndavuze ngo nawe. Aho mwayiteraniye ntabwo twajyanye. Sundore ndumwango nangana imbere y'icyo bagiye kugira ngo bajye kwiruga abana. Baragiye sinzazanirirwa iruhande rwawe. Nzazanirirwa iruhande rwawe. Ndakubwiye se nguhirirwa. Akazi kawe nawe niyo yayo n'ubushinzi bwawe. Urajya kwishinza kuri uyu mugore uzi kutwita. Yaye guhubuza. Nagize ngo ntago mubizi. Nagize ngo ntabyo mubizi. Ntago twabiyoberwa we. Ntazongere kunshingaho rero. Baguhaye gasabo yongera muzarujyana iyo mujye kubana iyo ntazi. Urashumbitse yakuzana ibyo ntazi bize kuba mu rugo rwanjye. Nta rwinyagambiro nta umuntu akibona ntakandagira nta guhumeka ubundi bitebya. Urugo rwubakira mu rundi. Wabyihorera ahangaha ntago ari kwa mukuru wanjye. Ni kwa mukuru wawe nyine ni wawe se. Uza rero ushyira agapira. Shaka urugo rwawe ujyane n'iyo ngegera yawe y'umugore. Niba ari n'umugore nari iki simbizi. Ibyo ntabwo bikureba. Narakubwiye ngo ibi bintu bizakora. Nawe jya ugabanya ubushinzi bwawe. Kuba urugo rwa mukuru wawe ntabwo bivuze ko ari urugo rwawe ngo ujye kwikoramo ibyo wishakiye byose urumva. Kuba waraje tukakwakira ngo habe nawe ntabwo ari uburenganzira bwawe bwo kuhaba. Mbishatse nawe haturumbuka umunsi umwe. Bakaguhebutamwe ngo wongereho ngenda niba ubaye hano kujya no kuzana abandi ngo baze kuhaba urumva ari umuntu wabishobora. Karenera kamubwiza ukuri igihe mukuru wanjye atarambwira ngo va hangaha. Ntabwo nzigera mpava kuko nta mugore wubaka. Noneho ndavuze ngo mu biganireho we n'icyo kirumbo cyawe mujya kutandaraza muteranira sinari impari mu nsohokere mu nzu ngaruka nsanga ntumutari mu nzu yanjye. Nsanga mwamviriye mu rugo. Kagira ngo hari niba wigeze uzana hangaha nagwa haje usanga rwose. Subundi wowe ubushinga. Sundora ajya kumubwira ngo nabati yazanye hano ko ari nkayo yose wowe warishyizeho. Niba se ntararishyizeho mukuru wanjye ntabwo yarishyizeho. Ese ntabwo waza wazamuye umunwa wishyize hejuru. Ubundi ibintu bizarangira bite? Ibyo nibikure nzayikure. Ubwo se byabaye byiza. Ubundi uburi umuntu. Niba se ntari umuntu ubundi uri kunyishinzaho ushaka hiki. Ntabwo waje ngo uraje ngo tubane. Ndabona narihamagariza umuruhu uhetse undi pe. Ewe wari bwaruhese. Ahoda. Aha nahise mada. Jese birakureba. Ana. Ako bundi unyita madamu. Ko mbona uri mu nzira zijya kwa Deni. Narakubwiye ngo we nta mahirwe abona ko umugore wa data. Warubizi neza. Ahubwo se wewe bundi yamura. Nyine warubizi neza. Uri kujya hesera ko mbona uri kujya kwa Deni. Urongeye ugiye kumureba. Urongeye ugiye kumureba. Ni nyine ni wanyu. Urumva ukuntu uba wazamuye umunwa. Nazamuye umunwa. Byanyabyo mba nazamuye umunwa. Ako uretse gato. Byanyabyo mba nazamuye. Kire telefone hasi. Byanyabyo mba nazamuye umunwa. Yemba nazamuye umunwa. Wanje jinga wamenyera. Yereka mwereke. Urareka Deni nagumureka. Mureka kubera. Urareka Deni nagumureka. Nawe ndetse. Nibise none. Nk'abakobwa muri bazima. Dakura neza nzashinze reka nkwere uretse gato were njegera ubushege bwawe ukwiye mu rugo uje no kumugaragaza nk'uyu mugabo reka mwice umva nawe nena ushaka ko bagufunga umva reka nice rirashyana
umugabo wanjye nta n'isoni Nina. buri munsi buri munsi wowe ndakura nawe ako wandetse ako se Nina watuje ndakura izi mbaho ziri gufata nange ndabizi murasambane ba mama Nina imbere ndekura ushaka iki ushaka iki ndashaka guhura muntu gasopo yanjye ukagera kuki nkamwemeza ushaka kujya muri ngero ikindi gihe ntazongeye no kumenya gabanya umujinya wawe mva ndekura Nina we Nina mani ndekura ntabwo ndamwemeza umva n'ikindi gihe wandaye wanshinze n'undi muntu ndakura wewe watuje ako buri wandetse mundakure mwese mufate mari mufate ndakura mwese wa mukobwa we wagiye cyangwa ngume n'umuntu wagiye ukavangaha bari wajya kubura cyangwa ngume n'umuntu ndakura reka mwemeze akubundi ushaka kwica umuntu wowe reka mwemeze ushaka kwica umuntu ushaka kwica umuntu uri gupfa iki reka mwemeze wowe ufite icyo kibazo wowe mva mwese mundekure unyemeze mwese wowe mwese mundekure mufate mari mwese mundekure mwese mukira namwe muri ndaza abana mwese wa mukobwa wagiye ukavano ngende ibishonda kure umva ngire n'undi munsi nitu mundakura ndakure hano mwemeze kandi ubu nabari kuramuga gucorana ufite ikibazo uyu mukobwa ari karamahane mumva imbere kuramahane bimeze mumva imbere mumva imbere ushobora gutuza ushobora gutuza ufite niki mundekure uratuza mundekure ikibazo ufite niki mundekure mundakure Nina niba gukubita ntuze kuza mundekure niba gukubita ntuze kuza mwese mugurire muri ndaza mama ndabizi mwari mumushyigikira ko bisa n'ibitwe bibi mwangegeramo ese mwana ubundi wavuye sisi ko mbonye abantu bari kurwana ngira ariko kuza gukiza ntabwo ariho mperutse kubona mu rugo ubona ndetse ubwo nawe uraje kamubwire nawe kuri mabuja ndavuna vuna icyo ukavunika reba ngo nukuri murembe ndamurezi vuna iki nzongera nkubone mu rugo urwo rutwe nawe nzarumanya ushaka kunkubita se ushaka kunkubita kandi wamurezi muganga umeze neza meze neza dadi wa muganga inahamagaye ngo aze adufashe kuri cya kibazo cya Mariza uraho muga muraho neza mukomere cyane mukomere rero nari naraguhamagaye kugira ngo umfashe kuko nari nkeneye ubufasha bwawe yego dufite umurwayi hano ikibazo cye giteye gutya hambere bamufashe ku ngufu ubwo ahita arwara toroma ntavuga ni umuntu uba ukureba gutya afite ikibazo gikomeye birumvikana none ubwo ari he uwo murwayi umurwayi arahari yari ari mu cyumba nta kibazo nanjye nakwereka aryamye ntari buri bumunyereke nta kindi kibazo afite ni toroma gusa yaba yaragize ntekereza ko ari uburwayi bwo mu mutwe yagize kuko yagize ihungabana rikomeye cyane nagufasha nta kibazo twagira ngo kwereka dodi reka mumwereke mu cyumba siko mbona wazuruye none nk'ubise se dadi na n'isaha ntabwo murafata umwanzuro ngo kiriya gikorwa kive hano mwana iyo maze kubirambira humura subizi ko ngirimo si wowe wansezeranyije ko tuzakirukana none reba kimaze igihe ahangaha reba naganiriye na se uriya mukobwa ambwira uko ibibazo biteye numva ko ari ngombwa ko twamufasha kugira ngo byibura natwe iyo neza bazajya bahora bayitwibukira ihangana azavana nuko yakize ari ubyihitiye
ibibazo se ubundi wazajya wikorera ibyawe ukabiri ukundi uwo papa wese yazabyimenya ubundi birakure. Ntabwo yego ndabizi ko ntari HCR ariko mutanga ubufasha nta gihe bitabaho. Ihangane rero mwana wawe. Nanjye rero ndabukeneye bwo kugira ngo kiriya gikorwa kive hano. Uzafasha abandi se udahereye ku bana. Singufasha. Ni iki wambura? Wagiye wihangana mwana. Kubizi neza kariyo gakobwa ngira. Ubu urukumva kuko najya kukurutisha abana. Ihangane. Reka dutanga ubufasha aho bukwiriye gutangwa. Noneho turebe ko natwe tubaza ahora bakidushimisha cyane. Nabwirwa n'iki se kutazambitisha cya gikobwa n'ikimara gukira pangeje ngije kumbwira simbyumva. Abana kuko ubunda bitwara muntu ko ntacyo. Imana izabimembera ko ntango ubufasha. Abana ntabwo bwugarijwe n'ibibazo. Uyu muhungu nabuze yakomeye Papa Denis. Umuntu uri kwivugana nicyo kibazo ufite. Umuntu ufite DM yatsigiye ibibazo ariko ntacyo. Ndo umugabo nzabihagararamo. Nturuzi wa mukobwa mwasanze urwariya. Ise yaraje ambwiye byabije nazi ukuntu se. Ariko si kibi. Umwana wese no mwana. Ntawe uharanira n'uburwayi. Rero se yaraje ambwira ibibazo uko bihagaze nsanga dukwiye gutanga ubufasha. Ubufasha bw'iki? Umwana akwiye kuvurirwa hano. Nese nta babyeyi bafite? Arabafite ariko naho ntibyoroshye buryo. Ese ni wowe ufasha imbabare zose? Oya sinjye. Ariko nanone aho ubufasha bukuriye dukwiye kubutanga kuko twese turabana. Ndo umugabo mfite abana. Nawe ejo uzaba ufite abandi ntozi ibibazo bizaturuka. Ngiye hari ikintu maze kubona. Uri kwita kuri uriya mukobwa kuruta abana bawe. Sinshobora. Nicyo kintu ndi kubona witaye. Iyo uri muzima wowe sibyo ugasanga undi urwaye hari wabanza banza ugarura ubuzima bw'urwaye ubone gukurikirana bw'umuzima bw'umuntu ufite ubuzima. Uriya mukobwa ntabwo tumushaka hano. Ubuzima arabufite ahubwo nibyo ari kwikoresha we ntabwo ubibona. Ngewe nisuzuma ryanjye nakoze. Ibyo umbwira si kukuri. Ntabwo mushaka hano pe. Nanze ko agomba kuvurirwa. Nawe abana ndabashyigikiye si mushaka. Agomba kuvurirwa hano akazava hano ari ubyihitiyemo. Nyasimuga. Nakuntu wadufasha ukareka kuvura kiriya gikobwa. N'ubundi sha nkeka ko imiti bayigihaye n'ubundi n'icyanakira. Ubwo ni iyihe mpamvu yatuma n'umuvura? Ko ari akazi kacu. Ese ubundi dogiteri kankubaza ikibazo. Ubundi kugumya umuvura wabonye ari iki bitanga kuri wowe? Wabonye hari igihinduka muri we? Nuko biri mu nshingano zanjye nk'akazi nasabye. None se wowe ushyirize mu nyurabwenge imiti yose umaze kumuha wabonye hari icyo bitanga cyangwa n'ubundi kuma kwako? Yewe ikintu cyapfuye umutwe n'ikibuno se uzavura urutwe uvura iki ko nabonye ahantu hose nta kenge namba. Ako mupfikinuriye mwana ko mbona biri ko biraza ariko biri kuza ari kugenda. Hari ikintu ngiye nshaka kukubwira. Urifuza iki tukigukorera ariko urekera ukwiri kuvura kiriya gikobwa cyiza. N'amafaranga twayaguha pe hano ngo wifuza muri wowe. Nta je ni inshingano zanjye nk'akazi kanjye ngomba kumuvura kandi agakira. Ariko abadogiteri b'iki gihe mufite ikihe kibazo mu mutwe? Ngiye ndi kukubaza urifuza iki tukigukorera? Nta kintu nifuza kuri mwebwe rwose. Ni amafaranga ukeneye. Icyambere kindaje inshingano ko ngomba gukora akazi kanjye kandi ngakora neza. Mbese wishyuwe angahe ku buryo basi natwe tatwumva? Si amafaranga uri gukorera? Si akazi mukanda. Ntabwo ngendera ku by'amafaranga. None se wigiye ubudogiteri ushaka iki? Si amafaranga? Nayo mba yashaka ariko ngomba gushyiraho n'ubumuntu. Nose bite mu mbuza kuvura umuntu. Mva nyine ikintu ngiye nshaka kukubwira. Ndakeka mu mafaranga baguhaye ntago ageze no muri miliyoni imwe. Hari ubwigeramo? Ngo miliyoni. Mbanze ari n'uduhumbi 200 cyangwa 100 niba mvuze na menshi. Wagira ubwenge bwo gutanga n'ibihumbi by'ijana. Tugiye gukina njye nawe. Nta kintu wakora. Wowe nyuma. Sibyo? Sawa ufite miliyoni 2. Sibyo? Urekera kumuvura. Nubundi ntateze gukira.
urabyumva ute? Ntabwo byakunda. Abanza ufite buro mu mutwe. Njye ngomba gukora inshingano zanjye nk'umuganga. Ndamuvura rwose nta kibazo ntacyo bintwaye. Gusa udufashije iki? Ntacyo nabafasha. Cyambere nuko ngomba gukora akazi kanjye kandi ngakora neza. Sundi uyu nguyu ubundi yaturutse. Ubu nawe nayimbonye umuntu ngo mbwira ngo Ko twari tubonye umuntu wadusapotinga. Ku mafaranga yacu banza no kubira agaciro. miliyoni 2 wazabuze. Ese ubundi mupfike? Nyine miliyoni 2 wazabuze. Nibikureba wowe wemera niba wakora akazi ubundi tudiringe. Nisi ibyo dupfa. Oya njye ngomba gukora akazi kanjye nta kintu nabafasha rwose mugeza. Ikindi kintu ngiye kukubwira. Turavuga miliyoni 3. Nta mafaranga nshaka yanyu. Ayo mwembwa arahagije. Ayo nkorera se ntahagije. Aranyuze hano gende n'ubundi. Ngo tumuka wigendere nta kibazo. Numva n'ubundi ibyo tukubwira byose nta kimwe ushaka kumva. Ngara kugeze ute ngara kunyuze. Icyambere cy'ayo mafaranga ukorera. Ngara munyuze. Miliyoni zikorera hari imyaka 3 hari ngira ngo. Nari zigwaye mu munsi umwe. Miliyoni 3 urazanze. Sibyo? Ntabwo bishoboka. Bureri igisigaye. Ndumva nta kindi kintu twakubwira tuzashaka n'undi azabidufashamo nta kibazo. Nta n'ikintu rero navugana namwe rwose kuko ndumva imitima yanyu ari urwango gusa. Kuki mudashaka mushiki wanyu akira? Nibwo uzabona ko ari urwango. Aho uzabibona. Oya, mamagara Denaze hano. Indi umugamagara. Mwebwe nta n'ikintu navugana namwe. Denise urabona tumwibyareye yarashobotse kubona ku mitwe yawe. Ntabwo mamagara ngo aze hano ko ari Cyambere nta mukozi ikiziriko tugiye kumuzirika tukure daje nirebe. Ndabaganga bikije babaye bari. Bise nka cyaje kitwumbiye Nuko kuvuga ngo bagiye kwiga nta bwenge na buke. Ninjiji zitereye aho. Bambonera nkuru. Mbasi. Mureke hariho tuzahamisiyeho kandi agakora akazi neza. Buriya arakijuta ibikoma byavoka. Sundi buranika azabimubwira. Aho kabimubwira ibintu nagakorera. Mani twamucisha mu bihuru ntiyamenya. Akasenga Imana senga ntazabimubwira. Nubwo azagira ubwenge nimba akishakira kubasha. Kuko ari bireke gusa. Tugomba kubikurikirana neza kandi umugambi uzagera. Mbafire. Genda nta kibazo genda. Gusa ibintu ngiye kubikurikirana. Kurikirana neza ngiye gukora akaganga katazabibwira ati Garafure ko mbona uvuze cyane bimeze bite. Nta kibazo ko ndakumva mwana wa mama nta kibazo nuko ndi gukurikirana utuntu two ku kazi hano. Aho bambwira nta kibazo. Se ko mbona Mariza kuba atari muri uru rugo ari mu gasozi mbona ntacyo byitayeho. Ikibazo cya Mariza wakigize personal. Rega Mariza n'umwana w'umuryango byubyumve. Se urumva nabura kubyitaho gute. Urana umukobwa wanjye ikibazo cyenda kizi mfite ukuntu kugikurikirana buke. Wa mugore ntibibona ko ari isaso. Bitwara buke kugira ngo ntagira Mari warahamisha none ndahamenye. Ibi ni ibiki? Iyo wifata ukanera inda ukahamisha hano bamvaga ntazahamenye. Hakose wa mukobwa we rimwe ryonyine wampaye koko. Rimwe se bicyaro ko nta kintu kizavamo. Change uri no kumbeshyira na nubwo nterenda ndacyane. Ubeshya se mubeshyera iki? Ubugiye nifasha ndakubeshya. Uri mwiza bingana iki se kubona ko. Yewe. Cyambere cya kwanza nuko ngiye mpere bwana iyo tereho none wo. Akajagari gake mu rugo rwanjye. Uraza untera ibikapu. Mu maraso nta so mfite. Ahubwo mbere yo kubigutera wambaza uti niki kiri gutuma uza kuntera ibikapu? Nicyo kibazo mubaje n'ubundi. Hano ni iwanjye. Iyo bimbaza neza se giye suranze. Ntekereza ko kumenya nta nyungu mfite mabwo kuwe ushuti ninde kuyoboye hano kuryo uzo njugunya ibikapu. Wabibajije se muri umuna wawe. Hino wahe. Wamusobanurira ukonje. Ari kumbeshyira ngo natenda kandi rwose ngiye nta nubwo nari. Warayineye. Ntabwo ngiye nigeze nkutera inda ndacyari umwana n'agatsinda ni nawe washutse tuza twumvikane iyo byageze muri icyo kibazo sibyo ucisha bugufi iwacu banyirukanye wowe cisha amajyana ndakumva turusa kukurusha isandi hano ntago
nta rusaku nkunda. ese nziranye nawe ubundi urukumvugisha iki niko sheri nari mbizi ko nakatazaza kazaza muri urugo rwabaye isibaniro ry'amabara. Nabikubwiye inshuro zingahe ngo ingegera y'umuhungu wanyu zakora ibara. Nabikubwiye inshuro zingahe ni mu gihe wese urumva yakora iki igihe kitarenze ibyumweru bibiri maze ntari hano n'ibi. Narakubwiye ngo umukangare cyangwa ushaka usiga umwohereye birakunanira. None reba ngaho akira ibyazanye akira nje bari kumbeshyera nkubeshyera iki gabanyije nawe ngo wowe ko ndavuga paka wowe mbere na mbere umukobwa uramuzi ndamuzi twahuye rimwe ryonyine ibyo avuga urabyumva cyangwa ntabwo uri kubyumva oya njyewe nuko ari kumbeshyera kutongera usanga twarahuye ntabwo njyewe nigeze nyimutera rimwe ryonyine wakora ibintu rimwe ryonyine rimwe sa n'iribara uretse winshanga iminsi maze mvuye ahangaha ntabwo irenze 21. uyu mukobwa inda afite ni yawe si yawe none se ngiye kari kumbeshyera ambwira ngo namuteye muzira giye kingana iki twahuye umunsi umwe gusa ni nawe washutse ariko guhura narabivuze kabimenye nyine ko twahuye soye washutse ukanywekesha inzoga nagushutse se ngo tubikore none se mundi ngiye nari nzi nuko babikora ntago ari wowe washutse ndebera ntago ari wowe ahubwo ari wowe washutse ahubwo reba uyu mwana amahana reba umuntu yatenda ukuntu angana sinabikubwiye ndebera reba reka nkubwire rero use murareba imyaka yanjye ndaza tubane uranyumva undi soya uri kumwankumva iki tuba turaziranye njyewe kuba ndi kureba navuze ngo cecekano ni iwanjye ntabwo ari wowe ufite amagambo menshi ibyo ntabwo bindagiye se ndabizi niba rero wowe urasakuza ntabwo bigufasha gukemura ikibazo cyawe hanyuma wowe uramurerana na murumuna wawe nyine ibi bibazo biri hano ni uko umugabo wasigaye uyoboye urugo si murumuna wawe siwe sinahoraga kumukuregera nkakubwira amafuti yose ukamwihorera umukobwa usanzwe umuzi muzi he aho murumuna wawe akora amabara turajyana nakubajije muzira ngiye kingana iki twahuye umunsi umwe gusha twahuriye kuri karaka subiza icyo nkubajije sinkoje umunsi wamuteye inda cyangwa igihe muziranye n'igihe kingana iki tuziranye se tuziranye ko twahuye akashoka ngo nituryamane none akaba ari kumbwira ako reba hano urareba iyi myaka yanjye niye rwose icara utuze nawe ibi ni iki se mama ibi ndabirambiwe ngo nde aho ubundi wowe nyoko oya mama uyu niwe mama oya cyara gato kwishyano rirabwira mu kabwa inda nyoko umwana gereka mbabwire tega amatwi nyumve sha ibyo numvise nibyo cyane kurota